tubifuze kugira ibihe byiza abakunzi ba Torotoro. Rero muri kumwe niyo bita Jonathan kandi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC. Uyu munsi rero turi kuri graduation ya gatanu RP imaze gukoresha. Uyu munsi rero niharira ijambo kuko turi kumwe n'umunyeshuri warangije afite amanota meza cyane muri Agriculture Engineering, adusangiza ku byishimo afite uyu munsi ndetse atubwire n'imigambi afite nyuma yo kurangiza icyiciro cya AA cyangwa se Advanced Diploma. Dukora iki? Murakoze. Amazina nitwa Moses niyo kwizerwa. Nigaga mu ishami ry'ubuhinzi Agriculture Engineering, ishuri ni IPRC Huye. Mu by'ukuri narishimye cyane ubwo namaraga kumva yuko nahaye buruse yo kwiga kaminuza mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro i Huye, nkabona nanjye ndimo mu baragomba kujya kwiga, byaranejeje cyane ndetse binaneza kurutaho menye neza yuko ngiye kwiga n'ubundi ishami nigaga segonderi ry'ubuhinzi kuko nanarikundaga. Ni umugisha rero mu bira byose baje gushimira leta y'u Rwanda yaduhaye n'amahirwe yo kujya kwiga natwe, kandi nkanashimira ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC cyangwa RP yuko baduhaye ibyo bagomba kuduhereza kugira ngo natwe turi abantu bajya guhangana ku isoko ry'umurimo nk'uko biri ubu ngubu. Tugashimira abarezi bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo bageze ubumenyi ndetse n'ababyeyi bacu n'abavandimwe badufashije muri urwo rugendo. Uyu munsi rero tariki ya 10/5/2022 ni umunsi w'umunezero, njye navuga ko umunsi udasanzwe kuri njye kuko navuka cyangwa se nabaho ni ubwa mbere nakumva umunsi nk'uyu mu matwi yanjye kuko nibwo ubaye kuri njye. Ni umunsi nahawe nk'impamyabushobozi yanjye cyangwa se impamyabumenyi yanjye ku rwego rwa Advanced Diploma. Uyu munsi nategereje kenshi ndetse mba ndanawishimiye cyane. Mu by'ukuri
kuba ufite ubumenyi ni kimwe ariko ufite n'ikibyemeza cyo ni ikindi. Niyo mpamvu ndumva nezerewe cyane. Ni urugendo rurerure cyane kuva umuntu atangira amashuri kuva primaire kugeza ubu ngubu. Ni urugendo rurerure cyane rurimo imbogamizi nyinshi, rurimo intambara nyinshi, imitego myinshi, ariko ubu ngubu tukaba tunashimira n'Imana yuko yadufashemo urwo rugendo. Nkanjye by'umwihariko rava yuko nanabishimira cyane, nanabyishimira cyane ko nsoje kwiga na kaminuza nta riteke ngize. Ni umugisha ukomeye cyane, nacyo ni ibyishimo kuri njye. Mu by'ukuri twabonye ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'ubuhinzi, ndetse mu bumenyi bw'ubuhinzi dufite ubumenyi bwinshi. Nkanjye urugero, ubusanzwe icyo nashimira iri shuri ryacu rya Rwanda Polytechnic ni uko ritanga ubumenyi buri applicable. Ushobora gufata ubumenyi wakuye mu ishuri hano ukabujyana hanze ukabwapurika, ukaba wakubonamo ibigutunga cyangwa se ukaba wabonamo iterambere ry'igihe kirambuye. Ndashimira cyane ko ubwo bumenyi nabaze kububona. Ni umugisha rero ko ngiye kugera hanze ku isoko ry'umurimo. Mu by'ukuri si ngombwa ngo ndabona akazi hehe, kuko mu bindimo njye nk'ubumenyi mfitemo ngiye gutangira kwikorera. Muri ubu buryo nabivugamo, tugira umugisha ubusanzwe ntuka mu karere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba. Ni ahantu hakiri ibyanya bigari ndetse hakiri n'ubuhinzi, hakiri ahantu ho gukorera ubuhinzi. Ubu ngubu target mfite cyangwa se intumbero mfite ni uko ubu ngubu guhera ubu ngubu ndetse nanabitangiye umushinga murimo, ni uko ngiye gutangira gufata bwa bumenyi nari mfite nkabushyira mu bikorwa. Mu by'ukuri ubusanzwe abantu bacu, ababyeyi bacu n'abavandimwe bakora ubuhinzi, ariko birababaje yuko umuhinzi afata hegitari nk'eshanu agasanga icyo agamijemo ni ukugira ngo abeho gusa. Ugasanga ahinga hegitari eshanu ariko arahinga ibyo kugira ngo n'ibyo kurya gusa, kumva ko iterambere rigezeho. Ariko ngewe nk'umufite ubumenyi ubukuye aha ngaha, intumbero mfite cyangwa se gahunda mfite ni uko ngiye gufata bwa bumenyi mfite nkabushyira mu bikorwa. Nkavuga ati noneho ngiye mfashe ubuso butoya, niba ari hegitari imwe cyangwa se are 20 cyangwa se 50, mfashe ubuso butoya bukoreyeho ibikorwa bibyara inyungu. Urugero, hari ukuntu usanga hari ibihingwa cyangwa se ibikomoka ku buhinzi cyangwa se umusaruro dukeneye ku isoko, nyamara ukaba udaruhagije. Urugero navuga nk'imbuto mu Rwanda ni ikintu kigoye kukibona ndetse ibiciro biri hejuru, ariko usanga ababyeyi bacu ndetse n'abandi bakora ubuhinzi batazitaho cyane. Niyo mpamvu ngiye muri target mfite ari ukureba ahantu hari weakness, hari intege nkeya, abantu basa nk'abasinzira batema gukora, ngiye nkagenda nkahinga icyo gihingwa, nkahinga izo mbuto. Ubwo ndavuga nka mandarine, avoka, ni ibintu bidakunze kwitagaho cyane. Noneho namara kuzihinga nkajya nzexporta ndetse nkanazicuruza no mu masoko yo mu Rwanda, kugira ngo njyewe ubwanjye bwite mfashe community aho ntuye, mbabire nk'icyitegererezo. Bavuga ati mu by'ukuri koko ubuhinzi tuwukora nabi, twakabukoze gutya, bahindura imyumvire babashe kubukora byagutse, ndetse nanjye ubwanjye mbonemo izindi nyungu ku rundi ruhande. Murakoze. Urumva rero ko nyuma yo kurangiza imigambi ye ni myiza cyane, ni myinshi, kandi izatuma ubuhinzi bwacu butera imbere. Mwibagirwe gukora subscribe kugira ngo mubone inyigisho zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuhinzi. Ciao, bye. Kandi bashishikariza kuza kwiga muri Rwanda Polytechnic kuko niho uzakura ubumenyi ngiro wifuza bwose. Ciao.